nangiza ibidukikije. Ni inkuru ya Goreti w'amahirwe afatanyije na Yedidiya Tuyisenge. Ni ikibazo kiba gikomeye. Ntabwo tubizi, tubibona gutya nyine bakagombye kwagura isuku bakagira neza. Aba ni bamwe mu baturage bataka umwanda ukabije uterwa n'imyanda iva mu ngo zitandukanye, amakenkayori n'amaserede kwa filime atarabugenwe, cyane cyane mu mashyamba n'ibishanga bigateza umwanda. Bavuga ko bibabangamira kuko bigira ingaruka ku buzima bwabo ndetse bikangiza ibidukikije. Ikimoteri nta kimoteri gihari kuko abantu bose iyo bazanye imyanda, abaturutse mu mujyi haruguru ku Itaba, ku Kizungu, ku Cyarabu, bagomba kuzana nyine bakabishyira hepfo akaba ariho babimena, kandi nawe urabibona birahari. Nuko nyine bakuraho imyanda ikajya ivaho nyine hasa neza, hagahora hasa neza, kandi n'amabandi yamburira abantu hano hepfo akaba yabasha kugabanuka. Ntabwo tubizi, tubibona gutya nyine bakagombye kwagura isuku bakagira neza. Urabona yuko umwanda nyine utuma abantu bagira ubuzima bubi. Ubwo rero natwe tubibona tuba tuvuga ati buriya haramutse habonetse amakusanyirizo y'ibintu bibi byaba byiza, abantu bakajya batambuka ahantu heza nta bagiteri zabangiriza ubuzima bahuye nazo. Aba baturage basabye ubuyobozi bw'akarere kugira icyo bikora mu rwego rwo kurengera ubuzima bwabo. Tuzi ko ari ababibona gutyo bisanzwe, byanze bikunze twumva habonetse nk'ubuvugizi bakabashakira nk'ikimoteri kizanumva byaba byiza, ariko ndumva nta bayobozi barabijyamo yenda. Nta bayobozi Yego, abaturage se ko bakenera ko mutuvugira, ahubwo mubituvugire badufashe rwose nyine, nk'uko umujyi umeze haruguru nta mu Rwabayanga hepfo naho hamere neza. Fasha nyine nuko bajya baza bakareba ahantu bajya bayimena ahandi ikaza kumena ubuhangaha. Mu gushaka kumenya icyo ubuyobozi bubivugaho, ku murongo wa telefoni twavuganye n'umuyobozi w'akarere ka Huye Anne Sebutege, avuga ko bizwi ndetse ashimangira ko hari zimwe mu ngamba zigiye gufatwa mu kurengera ubuzima bw'abaturage ndetse n'ibidukikije muri rusange. Buri wa kabiri dukora igitondo cy'isuku, ni ubukangurambaga buhoraho bwo gushishikariza abaturage kugira isuku. Umuturage akwiye kugira isuku, ariko n'ubwo yabona mugenzi we akora ibinyuranije, ibyo ari byose abo bakorana cyangwa abahaturiye cyangwa abahari, batabaye guhishira amakuru bakagaragaza uwateje icyo kibazo. Hari amabwiriza agenga isuku ndetse n'ibihano biteganyirizwa abantu bamenya imyanda hatarabugenewe, ariko hirya no hino harimo haragenda hatekerezwa uburyo hakubakwa amakusanyirizo y'imyanda bihereye mu ngo z'abaturage, umuturage akagira ingarani, hanyuma n'ahantu bakorera ari benshi by'umwihariko mu gice cy'umujyi bakagirana amasezerano na kampani zitwara imyanda. Harimo abatabikora, ariko hari amabwiriza y'isuku mashya ngira ngo atangira gushyirwa mu bikorwa, ariko icyo twasaba abaturage ni uruhare rwabo n'ubundi rwo gutanga amakuru kuruta ku kibazo kirahari kirabangamye, kandi isuku ni isoko y'ubuzima. Ababigiramo uruhare rero twagira inama n'abaturage uretse ubwo bukangurambaga bukora buri wa kabiri, nabo babigizemo uruhare rwo gusukura aho hantu hose hagaragara umwanda, ko bagiye batanga n'amakuru ku babikora ndetse bakabihanirwa si inshuro imwe cyangwa ebyiri. Ari abakora ibyo ngibyo tubahana, ariko kwigisha ni uguhozaho ubukangurambaga. Ariko ngira ngo nk'uko mubizi ubukangurambaga bumaze imyaka 2, isuku hose, isuku ihera kuri njye, ihera ku muturage, ntabwo irebera ku rwego rugari, ireberwa n'ubundi kuba ari aho ngaho nabo ubwabo bakagiramo uruhare. Ubusanzwe aka karere kagira ikimoteri kimwe giherereye mu kagari ka Sovu ko mu murenge wa Huye. Icyakora hari guteganywa kubakwa amakusanyirizo y'imyanda yunganira iki kimoteri hirya no hino hafi mu baturage mu rwego rwo gukumira uyu mwanda. Goreti w'amahirwe, Pacis TV, mu karere ka Huye.